bakunzi ba Eden TV Rwanda, byo basuhuza nitwa Rutayisire Jerome, ndi umuvugabutumwa mu itorero rya Eden Temple International muri Paruwasi ya Mukoni. Ubu tuje kubagezaho umushinga wo kujya tubagezaho ubutumwa mu biganiro by'uruhererekane, umushinga witwa Ijambo ry'Imana mu ikoranabuhanga. Muri iki gihe ivugabutumwa ryo mu materaniro no mu nsengero biragenda bigaragara ko ryacitse intege, kubera ko muri iki gihe abantu bafite inshingano nyinshi zo kwihugiraho. N'iki cyorezo cya COVID-19 cyateje ibindi bibazo, abantu ntibakijya mu nsengero, amateraniro menshi yarafunzwe, bituma abantu bacika intege. Bamwe bava mu byo bizeraga, abandi babaraho bakuru ubutumwa bubahumuriza. Uyu mushinga w'Ijambo ry'Imana mu ikoranabuhanga ni ukujya tubagezaho ubutumwa bushingiye kuri Bibiliya binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo abantu bose bazajya babibona bibasanze aho biri. Ivugabutumwa ryo muri iki gihe rigeze mu gihe twakwita impinduramatwara, kuko abantu benshi barimo bararishakamo amafaranga, bigatuma abavugabutumwa bamwe na bamwe babugoreka kugira ngo bibonere ayo mafaranga kandi bagumane n'icyubahiro bafite mu bayoboke babo. Ibyo nabyo ni ibintu biraho. Biragaragara ko abakristo bo muri iki gihe nabo baharanira inyungu zabo mu nsengero kuruta uko baharanira ubutumwa bwiza. Ibyo nabyo ni ibintu tugomba kuvugurura nk'abakristo n'abavugabutumwa, kugira ngo ubutumwa bwiza bugume muri iki gihe, bugume bufite umwimerere nk'uwo bwahoranye mbere. Muri iki gihe nanone abantu bose barahatirwa gukoresha ikoranabuhanga ry'itumanaho ari ryo interinete, bikaba na ngombwa ko bose bagomba gukurikirana imbuga nkoranyambaga kugira ngo bamenye amakuru atandukanye. Ni muri urwo rwego twifuza natwe kujya tubagezaho ijambo ry'Imana muri iyo si y'ikoranabuhanga kugira ngo bugere kuri benshi. Hari izindi gahunda nazo ziba kuri izo mbuga nkoranyambaga zikurikirwa n'abantu benshi, tukaba dufite icyizere ko iyi gahunda nayo izabona abayikurikira benshi, kubera ko ni ijambo ry'Imana kandi ni ryo butumwa butunga roho. Nubwo abantu bafite ibindi bibatunga mu mubiri, ariko n'ubutumwa bubatunga muri iki gihe bari mu isi, bikabafasha no gutegereza kuzabaho mu buzima bwiza bwa paradizo bwateguwe n'Imana, butarangira, bwuzuye amahoro menshi bwo mu gihe kizaza. Tuzajya dukora ibiganiro bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe ku bibazo by'isi bisanzwe biriho bitandukanye, tutangaza icyo Bibiliya bivugaho. Ibi ni ibiganiro byose tuzatanga n'inyigisho tuzatanga, ni inyigisho zishingiye ku ivugabutumwa rya Giprotestanti. Imirongo tuzajya dutangaza hano yose izajya ikurwa muri Bibiliya yera. Turashima Imana yabidushoboze, turashima Imana uko izagenda idushyigikira, turayisaba imbaraga. By'umwihariko turashima Eden Temple International, cyane cyane umuyobozi wayo mukuru Bwana Mulisa John. Ijambo ry'Imana mu ikoranabuhanga, igice cya mbere, inyandiko ya mbere. Ubumenyi bushoboza kubaho muri iyi si y'ikoranabuhanga. Muri iyi si y'ikoranabuhanga ubuzima buri mu bice bibiri. Hari ubuzima bw'isi, hakaba n'ubuzima bw'iteka. Ubuzima bw'iteka ni ubuzima umuntu abaho butegurwa n'Imana ataravuka, ikaburinda mu gihe ariho, ikamuba hafi mu gihe ari mu ntambara, yapfa agatsinda urupfu, yazuka agahabwa ubugingo buhoraho binyuze mu nzira y'umusaraba wa Yesu Kristo w'i Nazareti. Naho ubuzima bw'isi ni ubuzima umuntu abamo bufite umurongo ngenderwaho wagenwe na nyirabwo, agakurikirana amahame yahisemo gukurikiza, akiringira ubutunzi bwo mu isi, akaba inshuti y'abami n'abakomeye bo mu isi, akabona ibyo akeneye byose cyangwa akabibura, kuko n'ubundi umugaragu w'Imana Yobu yavuze ko abari mu isi bose bafashe igihe mu ntambara, akazirwana mpaka apfuye, bakamushyingura akibagirana. Hari inyandiko ya kera ivuga ngo uzakorere Imana mu buzima bwawe, Imana ya Isaka na Yakobo. Nuramuka ukoze ubushakashatsi ugasanga Imana nibaho, ntacyo uzaba uhombye, kuko n'ubundi uzaba uri inyangamugayo mu bantu. Nuramuka usanze Imana ibaho, izaguhemba ubuzima bw'iteka muri paradizo y'Imana.
amateka y'isi agaragaza ko ikiremwa muntu cyaranzwe no kurokoka imitego no gukomerera mu mimerere igoranye kugeza ubwo abantu bavumbuye umuriro, bavumbura ubuhinzi n'ubworozi. Icyo gihe nabwo ntabwo abantu babonye agahenge kuko bahise batangira intambara hagati yabo. Nyuma baremye amoko, bibumbira mu mashyanga atandukanye, bishyiriraho abami. Kuba umwami byasabaga kuba intwari mu ntambara. Mu gihe cy'iterambere ry'inganda naryo ntiryabaye igisubizo, ahubwo ryahindutse ubuhanga mu ntambara no kwicira abantu benshi rimwe. Muri iki gihe cy'ikoranabuhanga nabwo ntabwo abantu batuje, baracyahangayitse. Nubwo hariho indege zigendera ku muvuduko w'ibirometero birenga 1000 mu isaha, hakaba izizenguruka isi zidahagaze. Muri iki gihe abantu bo ku isi bizera ko hari ibivejuru byazanye ikoranabuhanga ry'itumanaho riteye imbere cyane rivuye ku yindi mibumbe. Ubu iterambere ry'itumanaho rigeze mu gisekuru cya 5. Nyamara muri iki gihe nibwo mu burasirazuba bwo hagati hahora intambara. Muri iki gihe nibwo umuryango wangiritse bikomeye. Muri iki gihe mu burasirazuba bwa Afurika abantu barazira inzara. Muri iki gihe nibwo iterabwoba rica ibintu mu burengerazuba bw'isi. Muri iki gihe nibwo ihohoterwa n'ivanguramoko bigeze ku rugero ruteye inkeke. Amato yuzuye abimukira ahora arohama mu nyanja. Ubu abantu barashimutwa bakagurishwa ku mugaragaro. Icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ryateye imbere kuruta ubuvuzi. Ubusambanyi bureze ku buryo abantu basambanya abana bato cyane. Hari n'abagore n'abagabo baryamana bahuje ibitsina bakanasezeranira mu nsengero z'Imana. Nubwo bimeze gutyo, siko biri ku bantu babarirwa muri za miliyoni bizera Imana, nanjye ndimo. Mpamvu nifuje kubasangiza ubunararibonye bwafasha benshi kubaho bishimye muri iki gihe cy'isi igoranye, no kubategurira kuzabaho mu buzima bwiza bwuzuye amahoro muri paradizo y'Imana. Bibiliya, igitabo kizwi na benshi kurusha ibindi byose byo ku isi, igaragaza ubuhamya n'amasezerano yasohojwe n'Imana n'andi masezerano menshi ay'abakristo dutegereje. Ikindi kandi Bibiliya idusezeranya ko tuzapfa tukazuka tukabaho twishimye muri paradizo y'Imana. Mu byahishuwe mu gice cya 21 ku murongo wa 4 hagira hati: izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu n'umuborogo no kubabara ntabwo bizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera bizaba bishize. Turagutumirira gukurikirana izi nyigisho buri gihe no kuzisangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga, no gushyira mu bikorwa ibyo Bibiliya yigisha, kugira ngo ubeho wishimye muri iyi si igoranye, kandi uzashobore kubaho mu buzima bw'iteka muri paradizo y'Imana Se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.